Alright, wabise Vestine na Dorcas barimo baratubwira ngo usisite cyangwa se do not hesitate. Mu yandi magambo ni wishidikanya cyangwa se wizuyaza. Hanyuma kola subscribe. Reka twumve ikintu bari kutubwira sasa. Ati zamuka kure cyane mu bicu, kuliko makovu wirengagiza ibikomere byawe yahuye nabyo rwose. Ati zamuka turuka kure cyane hashoboka, kubera ko iki nicyo gihe cyawe rwose. Ati Imana izuzuza amasezerano yawe kandi witegure kwakira impinduka rwose. Iminyururu izacika, inkuta zizahanuka igihe Yesu yavuze ngo yego yo. Atibuka ko wakubumbye mu cyondo, akamena amaraso ku bwawe rwose yo. Ati uwo mwami ntajya abeshya, ni umunyakuri ibihe byose yo. Ati zirikana ko yakubumbye mu cyondo, akakumenera amaraso rwose. Uwo mwami ntajya abeshya, ni umunyakuri ndetse ni umunyakuri ibihe byose. Ati yaciye inzira mu nyanja, Abisiraheli barambuka yo. Ati ntukibuke ibya kera, kuko bari kugukorera ibintu bishya mu buzima yo. Ati reba nawe, uwo mwami yaciye inzira mu mazi, atuma Abisiraheli bambuka yo. Ati bya kera ntibikibukwa, kuko bari gukora ibintu bishya mu buzima bwawe yo. Alright, ati uyu munsi n'ejo azakuzuza ibyishimo n'umunezero yo. Ati imvugo ye niyo ngiro, ati imvugo ye niyo ngiro rwose. Ibyo bapanga byose we ntukazuyaze, we ntukazuyaze, ntukabyiteho yo. Ati mwizere mbere na mbere, ati ukurikira imigambi ye kandi ntukamushidikanye. Arakuzi kandi arakwibuka, ntukazuyaze yo. Atarakuzi kandi arakwibuka, ati ntukazuyaze cyangwa gushidikanye yo. Alright, kwa magambo neza witonze yo. Ati Imana ikora ibidashoboka yo. Ati ibibazo byawe ntago biremereye cyane kugira cyabitemo yo. Ati yiteguye kugutwara arakomeye, ati muha ikiganza gufata gukomeze rwose. Ati ni umunyembabazi, ati iteka yiteguye kukwakira, agukiza ibikomere rwose. Ati ntajya ananirwa, ati dufite ibihamya byinshi cyane. Ati umwami wacu arashoboye, ati ntugatinye rwose. Ati ntajya ananirwa, ati ni umunyembabazi dufite ibi. Alright, ati ntugatinye sasa. Ati buka ko yaciye inzira mu mazi mu nyanja, agatuma Abisiraheli bambuka rwose. Ati bya kera ntago bikibukwa, bari kugukorera ibintu bishya cyane. Alright, subscribe. Ati reba nawe, ati uwo mwami yaciye inzira mu nyanja, atuma Abisiraheli bambuka bacika abiri. Alright. Ati bya kera ntago bikibukwa, kuko bari kugukorera utuntu dushya tw'amanyeri iyo. Ati reba nawe, ati uyu munsi n'ejo atazakuzuza umunezero. Ati imvugo ye niyo ngira rwose. Ati ibyo bapanga byose nta kintu bivuze, ati ntukamushidikanyeho rwose. Mwizere mbere na mbere, mukurikire byose kandi ntukamushidikanyeho. Uyu munsi n'ejo azakuzuza umunezero.
ati imvugo ye iba ariyo ngiro rwose. Ati ibyo bapanga byose ibyo nta kintu bivuze, we gusa ntukamushidikanyeho. Yo ati mwizere mbere na mbere, ibindi byose ubyihorere, kandi ntukamushidikanyeho rwose. Atarakuzi kandi arakwibuka, we gusa ntukamushidikanyeho rwose. Atarakuzi uwo mwami kandi arakwibuka, ati ntukamushidikanyeho cyangwa se ntukashidikanye. Arakuzi ndetse arakwibuka. Alright, Vestine na Dorcas aka nagasobanuye plus. Reka mbabwire ngo mukore subscribe hanyuma musharinga iyi ndirimbo. Ati imipango y'Imana ni myiza, ati ntazigera gusiga nk'imfubyi, ati iteka yiteguye hawa ku bwawe, ati ntugashidikanye. Yo mipango yake kwako ni nzima, ati mipango ye ni myiza, hawezi kukuacha, ati ntago azagusiga nk'imfubyi, iteka yiteguye kuhawa ku bwawe, ati ntukazuyaze cyangwa ngushidikanye. Mipango yake kwako ni nzima, ati mipango ye myiza ni myiza, hawezi kukuacha, kandi ntago azagusiga nk'imfubyi, yiteguye kuhawa ku bwawe, ntugashidikanye cyangwa se ngo ubushidikanyeho. Yo ati imipango ye ni myiza, kuko ntago azagusiga nk'imfubyi, ati iteka aho ari hari ku bwawe, ati ntukamushidikanyeho, kuko ari gukora ibintu byiza rwose. Alright, ati uyu munsi n'ejo atazakuzuza umunezero, ati imvugo ye iba ariyo ngiro. Ibyo bapanga byose ibyo nta kintu bivuze, we gusa ntugashidikanye ngo umushidikanyeho. Ati mwizere mbere na mbere, ubundi umukurikire nta kuzuyaza. Ati uyu munsi n'ejo atazakuzuza umunezero n'ibyishimo, ati imvugo ye niyo ngiro. Ati ibyo bateganya byose ibyo nta kintu bivuze, wowe gusa jya umwizera ntukamushidikanyeho. Iyo mwizere mbere na mbere, umugisha uzakuzira, ati nta kuzuyaza rwose. Atarakuzi arakwibuka, ati ntukamushidikanyeho. Atarakuzi kandi arakwibuka, ati ntukazuyaze rwose. Atarakuzi ndetse arakwibuka, ati ntukamuzuyashidikanyeho, ntugashidikanye rwose. Arakuzi ndetse arakwibuka, ati ntukamushidikanyeho, ati Yesu ni uwanjye ibihe byose. Yo ati Yesu ni uwanjye ibihe byose. Yo Yesu ni uwanjye ibihe byose. Alright, bari Vestine na Dorcas batubwiraga ngo usisite cyangwa se do not hesitate. Ciao ciao.